Iyo wumvise ijambo isabato ni icyo utekereza? Niba umeze nkanjye nkiri mutoya cyangwa se mu bihe byashize, iyo numvaga ijambo isabato natekerezaga abadive, umunsi abadive bateraniraho. Ariko isabato mu yandi magambo ni ikiruhuko, kuruhuka. Ese kuruhuka ni iki? Uyu munsi rero ndagira ngo turebe kuruhuka icyo bisobanuye, ariko dukomereza muri Zaburi 103 iyo twatangiye ivuga ku guhimbaza Imana nyakuri. Kuruhuka rero reka ntangire nkubwira icyo atari cyo. Kuruhuka ntago ari ukuba umunebwe. Kuruhuka ntago ari ukuryamira. Kuruhuka nta nubwo ari ukwirengagiza ibibazo bikugarije ngo wishushanye nkaho nta kibazo ufite. Kuruhuka kandi ntago ari ugushaka ibinezeza cyangwa se ibyitwa entertainment mu rurimi rw'icyongereza abantu bahungiramo bakibwira ko baruhutse. Umuntu akaba ananiwe ariko ukavuga ngo ninkina izi video games, nindeba umupira, nindeba abarwana, nindeba amarushanwa. Ku bari mu Rwanda murabizi hari amarushanwa y'amagare, ukavuga ati ninyareba ndaba nduhutse nguwe neza. Uko niko kuruhuka. Kuruhuka ntagaruko. Uyu munsi turareba rero muri Zaburi 103 uhereye ku murongo wa 6 kugera ku wa 14. Turabona neza ko kuruhuka nyakuri ni ibintu bibiri: ni umudendezo ndetse n'icyizere. Murongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Aka niko kazi k'Imana, niyo mirimo Imana ikora. Imana ni umucamanza nyakuri. Gusa ubucamanza bwayo butandukanye n'ubundi dutekereza. Ubundi ubutabera, iyo tuvuze ngo ubutabera, biba bisobanuye ngo umuntu wese yahawe ibyo akwiriye. Uwarenganwaga yarenganuwe. N'uwari waragize ibyo ahomba kubera ko yabeshyewe, afite uburyo abisubizwamo. Icyo gihe turavuga ngo ubutabera bwatanzwe. Uwagize nabi yahawe ibimukwiye, uwagize neza nawe yahawe ibimukwiye. Umuntu urenganywa cyangwa se umuntu utotezwa ashobora kuba ari umuntu unyura mu bihe adashoboye kwikuramo, cyangwa se arenganywa n'ufite imbaraga zirutize. Ashobora no kuba umuntu utwajwe igitugu. Urugero, hari abantu batwazwa igitugu n'icyaha. Icyaha kikagutwaza igitugu ku buryo udashobora kukigobotora. Mugasenga, ugasoma Bibiliya, ukajya mu materaniro, cyangwa se n'ibyo ntubikore, ariko icyaha kikakwizingiraho ukumva nta bushobozi ufite. Icyo gihe uba urenganywa. Hari abantu batotezwa n'abadayimoni, imyuka mibi ikakwangiza, ikagutoteza, ikangiza ubuzima bwawe, ikangiza imibereho yawe, ikangiza n'ishusho yawe mu bandi bantu. Dawidi rero we aravuze ngo Uwiteka azana gukiranuka kandi akazana n'ubutabera burenganura ba bandi barenganywaga. Imana rero kuko ari umucamanza w'ukuri kandi utanga ubutabera burenganura, ntago ubutabera yaduhaye ari ubutabera buhwanye n'ibyo dukora, ahubwo ni ubutabera bushingiye ku rukundo rwayo. Reka nguhe urugero. Tekereza imfungwa yashyizwe muri gereza kubera icyaha yakoze. Yishe umuntu, yibye, cyangwa se yahohoteye umwana. Ibyo ni bimwe mu byaha dutekereza ko ari ibyaha bikomeye cyane. Uwo muntu n'umuntu umuburanira w'umwavoka, hari ubwo iyo hari ibimenyetso bigaragaza ko atarengana, hari ubwo n'umwavoka ashobora kugira ubwoba akumva ko atazatsinda. Tekereza umuntu rero uri muri icyo kigero, yashyizwe muri gereza, yashyizwe ahiherereye aho nta n'umwe wumva yanamuvugira. Umucamanza umunsi umwe akabyuka akava mu biro bye, akagenda akajya muri gereza, agafungura umuryango akamubwira ati sohoka, kuva uyu munsi urababariwe, nta cyaha ukibarwaho. Ubwo nibwo ubutabera nguhaye uyu munsi. Ntago byumvikana. Ni gute se umuntu wishe, ni gute umuntu wahohoteye umwana uvuga ngo nta cyaha kimubarwaho? Ubwo rero nibwo butabera Imana yazanye ku kiremwa muntu. Yatanze umwana wayo Yesu Kristo, araza atari uko twakoze neza, atari uko twapfukamye ngo dusenge twiyirize tumusabe, ariko Imana kubera urukundo rwayo yaraturebye, iratubona ko turi abanyabyaha, itanga Yesu Kristo. Yesu Kristo araza atanga ikiguzi cy'ibyaha byacu. Arangije ari ku musaraba avuga ko twebwe turi abakiranutsi, avuga ko birangiye.
ububi bwacu bukuweho. Abamwizeye rero iyo bamwizeye baba baje kwakira bwa butabera, ariko ubu butabera ni ubutabera budashingiye ku byo twakoze nk'ubutabera bw'isi, ni ubutabera bushingiye ku rukundo rw'Imana. Ibi rero iyo ubisobanukiwe biguhesha amahoro, biguhesha umudendezo. Nk'uko twavuze ngo kuruhuka nyakuri kugizwe n'ibintu bibiri: umudendezo ndetse n'icyizere. Umudendezo rero uva mu kumenya Imana iyo ari yo. Dawidi rero kuko yari azi ko Imana ari umucamanza utabera, aravuga ngo niyirenganura abarenganywa kandi niyizana gukiranuka mu buzima bwacu. Kumenya ibyo rero biduhesha umudendezo. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa mbere, tubona neza impamvu y'agakiza. Iyo umuntu avuze ngo yarakijijwe, hari impamvu y'agakiza. Umva iyo ari yo: ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Kristo yatubohoreye kuba ab'umudendezo. Urumva, ubwo Kristo yatangaga ikiguzi cy'amaraso ku musaraba, kwari ukugira ngo tube ab'umudendezo, tutakiri abo kubohwa n'ububata. Bimwe rero mu bintu bituboha, bidutwaza igitugu, biturenganya rwose kuko tudafite imbaraga zo kubitsinda, nabivuzeho: hari icyaha, hari abadayimoni, na cyane iyo utazi Kristo nta mbaraga uba ufite, nta bumenyi uba ufite, ntubuze uko ukwiye guhagarara, ntubuze uko urwanirira, ntubuze uruhande uhagazemo. Ariko ku bamenye Kristo, Kristo yatubohoreye kuba ab'umudendezo, kugira ngo rero ugire ikiruhuko nyakuri. Isabato nyakuri ni ukubaho uri umudendezo. Uko ni ukuruhuka gukomeye. Uku kuruhuka rero gutuma tuba abantu bazi guhimbaza Imana, kandi tuyihimbaza by'ukuri, kuko tuyihimbaza tuzi neza iyo ari yo n'ibyo yadukoreye. Icya kabiri cyo navuze ngo ni icyizere. Reka tukite ubwishingizi, niryo jambo ryiza ry'Ikinyarwanda, ubwishingizi. Iyo uzi ko wishinganishije ubaho ufite amahoro. Urugero, ku bantu bashinganisha amamodoka yabo, moto zabo, cyangwa se ubuzima bwabo, iyo ugize ikibazo kuri ya modoka ntabwo uba uhangayitse uvuga ngo noneho ndabigenzane. Ujya kuri wa mwishingizi bitewe n'icyo wishinganishije, noneho ukavuga ngo nagize ikibazo, nagize ibyago, nagize uburwayi, noneho bwa bwishingizi bugakora iki? Bukishyura cya kiguzi. Rero umudendezo nyakuri cyangwa se kuruhuka, isabato nyakuri irimo umudendezo, ikabamo n'ubwishingizi. Ku murongo wa 7 aravuga ngo yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose, ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Hari igihe abantu bamwe babaho mu buzima ugahora wumva Imana isa naho irimo kugukurikirana ngo irebe inzira ufata, intambwe uteye, ikosa uri bukore kugira ngo ibone uko iguhana. Ariko Dawidi we aravuze ngo Imana yacu ntitugirira ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Oya, ni inyembabazi, ni inyebambe. Imana, imbabazi z'Imana, iyo tuvuze imbabazi z'Imana, hari ubwo benshi dutekereza kuvuga ngo ni nk'ukuvuga ngo mbabarira ndakubabariye. Oya, imbabazi z'Imana, umva ubusobanuro bw'imbabazi z'Imana. Imbabazi ubundi ni ukubabarirwa guturutse ku muntu wari ufite ubushobozi bwo kuguhana kubera amakosa wakoze, aho kugira ngo aguhane akakubabarira kandi akagukuraho n'aya makosa ntaba akikubarwaho. Iyo tuvuze rero ngo Imana ni inyembabazi, nicyo bisobanuye. Ibyaha byacu, ububi bwacu, amakosa yacu, intege nke zacu,
ibyo byose twakabaye turi abo guhanwa kuri buri ntambwe dutera, amagambo tuvuga, ibyo dutekereza, twakabaye turi abo guhanwa ku bintu byose, hafi ya byose byo dukora. Hari n'ibyo dukora twibwira ngo ni byiza kandi atari byiza mu maso y'Imana. Ariko Imana ni inyembabazi, itinda kurakara, ntago iduhana ako kanya, iduha umwanya, iduha amahirwe, itugirira imbabazi, yirengagiza ibyo twakoze, ikaduha amahirwe kugira ngo tubimenye, twihane, tuze tuyisange, twakire za mbabazi. Umva rero, ku murongo wa 11 kugera ku wa 13 ndagira ngo wumve ibintu bitatu Dawidi agereranya n'izi mbabazi z'Imana. Arasobanura ubu bwishingizi dufite, ese bukwiye kuba bushingiye kuki? Iyo tuvuze ngo narababariwe, ni ubuhe bwishingizi ufite? Umva Dawidi we rero uko abivuga. Aravuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Hano harimo ibintu bikomeye. Ukwiye kuba umwubaha, ariko kubaha Imana, kubaha Kristo, kwizera Kristo ntibisobanuye ko uri umukiranutsi kubw'imirimo yawe, ntibisobanuye ko utajya ukosa, ntibisobanuye ko udacumura, ntibisobanuye ko nta ngeso mbi zishobora kugaragara mu buzima bwawe. Ariko ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi zayo zingana. Zirenze ibyo watekereza, zirenze ibyo wakwibwira, zirenze ibyo wasaba, zirenze ibyo wakwiga mu masomo. Imbabazi z'Imana ntizibarika, ntizigira akagero, zirarenze. Hari ubwo benshi bavuga ngo kuko nihannye Imana yambabariye. Nabonye imbabazi, Imana yambabariye kuko nihannye. Reka nkubwire ibi si by'ijambo ry'Imana ritwigisha. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko mu maraso ya Yesu Kristo harimo kubabarirwa. Amaraso yamennye imyaka irenga 2000 yashize. N'uyu munsi izo mbabazi ziracyahagaze, ntizahindutse, ntizihindurwa n'ibihe, ntizihindurwa n'ingano y'ibyaha wakoze, ntizihindurwa n'umubare w'ibyaha n'amafuti n'inshuro umucamanza yavuze ngo wowe ukwiye gupfa, ukwiye gufungwa burundu. Nta kizihindura, ziracyari za mbabazi. Iyo twihannye ntago bituma Imana itwoherereza imbabazi, oya, ahubwo kwihana ni uburyo bwo kwakira za mbabazi. Tuba duciye bugufi tukegera Imana, tukakira za mbabazi zatanzwe mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi z'Imana izo yatweretse, yahishuriye mu mwana wa Yesu Kristo, niko zingana. Umva ikindi, umurongo wa 12. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Ninde se uhagarara mu burasirazuba akareba mu burengerazuba? Nta n'umwe. Amaso yawe ntiyahagera. Iyo Imana ikubabariye, Imana ifata ibicumuro byawe ikabikuraho, ikabijugunya. Hari abantu batatu bakunda kwibuka, bashyira ibyaha ahagaragara, batajya bapfa kubyibagirwa. Uwa mbere ni Satani, arabikwibutsa, ibuka icyo wakoze ejo. Waba uhumirije utangiye gusenga, akashaka kugusubiza inyuma, akakwereka ko n'Imana itari bukumva, akakwereka ko udakwiriye. Uwa kabiri ni wowe, ntiwibabarira. Usaba Imana imbabazi, Imana ikakubabarira, ariko wowe ukagumaho utekereza ko uracyari wa wundi w'ejo, uracyasobanurwa na bya bindi wakoze mu myaka 5 ishize, ntiwibabarira. Uwa gatatu ni bagenzi bacu, inshuti zacu, imiryango yacu, bahora kurebera muri ya shusho yahahise. Ariko Imana ijugunya kuri ibicumuro bya ahatabonwa, ahatagerwa, ibikuraho. Mu isezerano rya kera, iyo tubonye Imana ihamagarira Abisirayeli gutanga ibitambo, kimwe mu bitambo batangaga cyari igitambo cyo kwihana. Inyamaswa yatambwagamo igitambo yari inyamaswa izira inenge.
nuvuga ngo uwatangaga igitambo kwabaga ari nko kuvuga ngo Mana, aya maraso nta cyaha azi, ni amaziranenge, ndifuza ko ubuzima bwanjye nanjye bwamera gutya, bwajya kuri uru rwego, nkabaho mu nzira ikunezeza, nkabaho ndi umuziranenge nta cyasha. Ibi rero babikoraga buri mwaka umutambyi mukuru yatangaga igitambo cyo kwihana cy'ibyaha, incungu y'ibyaha by'abana ba Isirayeli. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, itanga Yesu Kristo, atanga ikiguzi cy'amaraso. Bibiri iravuga ngo igitambo yatanze cy'amaraso yagitanze rimwe risa, kandi iryo rimwe rirahagije iteka ryose. Amaraso Yesu Kristo yatanze ni ikiguzi cy'ibyaha by'ababayeho ejo bundi, by'abariho uyu munsi n'abazavuka ejo. Kirahagije. Ni igitambo kandi ntago cyo gitwikira ibyaha, ahubwo gikuraho ibyaha. Urumva ubwishingizi budutera guhimbaza Imana, budutera kuruhuka tukumva dufite amahoro, nuko tuzi ko Imana itibuka gukiranirwa kwacu, itihutira guhana. Ni Imana y'inyembabazi, imbabazi zayo zirarengeye. Icya nyuma ku murongo wa 13 aravuga ngo nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka agirira abamwubaha. Uwiteka ni umunyebambe. Bamwe muri twe twakuze tuzi neza ko ababyeyi bacu hari ibintu tudakina nabyo. Niba ari isahani y'idongo, niba ari itasi nziza ihenze papa cyangwa mama yaguze, bayibika ahantu udashobora no kugera. Rero bwa bukubaganyi bwawe iyo bukujyanye hantu ukayimena, icyo gihe utangira kwiga igifaransa cyangwa icyongereza, ugatondekanya amagambo neza uri buvuge wisobanura. Bamwe murabizi mwarakubiswe, abandi mwarafungiranywe mu byumba, abandi mwabujijwe gusohoka mu nzu, abandi mwabwiwe ko nta kongera kujya kuri televiziyo, nta kongera gufata telefone. Ubwo kubari bafite amahirwe cyangwa se bavutse muri icyo kinyejana. Ariko bandi urakubitwa, ugakubitwa kweri. Ariko tekereza igihe wamenye iyo sahani y'agaciro, wakoze cya kintu umubyeyi wawe yakubwiye ngo ntukagikore, ukabura aho ufite ubwoba utitira. Papa cyangwa mama baza mu rugo akabona rya kosa wakoze, aho kugira ngo agukubite cyangwa se aguhane n'ibindi bihano byinshi, ahubwo akaza akaguhobera akakubwira ngo mwana wanjye, humura nta kibazo, humura nta kibazo. Iryo ni ibambe, imbabazi. Uwo ufite ubushobozi bwo guhana ukamubabarira, bidasabye ko abanza gukubitwa, guhanwa, guca muri ibyo, ukamubabarira. Wari ufite ubushobozi bwo kumuhana, wari ufite ubushobozi bwo kumukebura, ukamubabarira. Urwo rukundo, izo mbabazi, ni ubwishingizi bw'abizera Imana, ni ubwishingizi bw'abizera Kristo, ni ubwishingizi buduhesha isabato nyakuri. Ndakwibutsa rero, isabato nyakuri, ikiruhuko nyakuri, kigizwe no kuba uri umunyamudendezo ndetse no kumenya ko hari ubwishingizi muri Kristo Yesu. Ibyo bintu bibiri rero nibyo bidutera kuruhuka. Iyo rero uri umuntu ufite kuruhuka, uhimbaza Imana by'ukuri, kuko iki kiruhuko tubonye ko gishingiye ku miterere y'Imana, Imana iyo ariyo, ndetse n'iby'Imana idukorera. Imana ni nyebambe, ni Imana yo gukiranuka, kandi ibyo idukorera ni byinshi. Iratubabarira, iduha gukiranuka, iduha agakiza, ndetse iduha n'ubugingo buhoraho. Wowe utarizera Kristo rero, ndaguhamagarira kumwizera, umenye ko amaraso yatanze ku musaraba ni ikiguzi cy'ibyaha byawe, kugira ngo ntuzarimbuke, kugira ngo ntuzabe mu muriro w'iteka, ahubwo ubone ubugingo buhoraho, uzabane nawe mu buzima bw'iteka, ubuzima bwuzuye umunezero. Umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane nawe.